Mariko ibice 5 turera ku murongo wa 35. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Abagabo babanye na Yesu amaso ku maso. Amen. Ubutumwa bwiza burimo imirimo ya Yesu yakoze ubwe, atari yo yakoresheje abo yatumye. Iyo yakoze ubwe, Matayo uzayibona, Luka uzayibona, Mariko, Yohana. Ibi ni ibintu Yesu yakoze n'ibye biganza. Haleluya. Ariko nitujya mu Bikorino tukajya mu Galatiya tuzabona ibyo yakoresheje abo yatumye. Rero uyu munsi tugiye kureba imirimo Yesu yakoresheje amaboko ye. Haleluya. Mariko 5:35 ndatekereza twese twahageze ka tujye dufatanya gusoma ijambo ry'Imana. Azura umwana wa Yayiro akivugana nawe, haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, wa mwana ko yapfuye uracyaruhiriza iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, witinya, izere gusa. Ntiyakondera undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati, ni iki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Umurongo wa 40. Baramuseka cyane, arabaheza bose, ajyana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, ajyaho uwo mwana ari. Amufata ukuboko aramubwira ati, Tarisa kumi. Bisobanurwa ngo, gakobwa ndakubwira nti byuka. Imana ishimwe. Ni uwo murongo dusorezaho. Ni ijambo ry'Imana tugiye kuganira kuri uyu munsi w'icyumweru. Amena. Nariho nshima Imana, sinzi ukuntu iki cyari kinyeshabye kandi nicyo nyamukuru. Uyu munsi turi tariki 18 z'ukwezi kwa 12. Ndashima Imana ko kuri iyi tariki ngihagaze mu buntu bwayo. Ikibundi nicyo gikomeye. Aho kuba turwara tugakira, n'abandi bararwara bagakira. Haleluya. Haleluya. Ndashimiye mu ijuru yuko iyi tariki ngihagaze mu buntu bwayo. Agakiza kukagira ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu. Ntabwo nshima Imana ko ngihagaze ku gatuti, nagahagararaho ntari mu buntu bw'Imana. Ntabwo ari cyo nshima Imana. Ndashima Imana. Haleluya. Mamanya n'umutima wanjye n'umwuka wera yuko mpagaze mu buntu bw'Imana. Haleluya. Numva nta pfunwe mfite ryo kubivuga, numva nta mbereka nabivuga kugira ngo mere waraza nshima Uwiteka ko yabanye nanjye. Ibyari gutuma njya ku ruhande byari byinshi, nkuko nawe wahuye nabyo byari byinshi. Mu kwa mbere, mu kwa gatatu, kwa 9, kwa 10, kwa 12 byari byinshi. Haleluya. Hari imitego myinshi Satani yagiye atambika imbere, ariko ndashima Imana ko ntaheranwe. Amen. K'uyu munsi njyewe na Yesu numva nta rubanza ruri hagati yanjye nawe. Haleluya. Icyo ngicyo ndakimushimira. Amen. Nubwo yandwane n'izo ntambara zitandukanye, izo mvuze n'izo ntabasha kuvuga, ariko nukuri yaramfasha arankomeza. Ntabwo ari uko ndi igitangaza gikomeye, oya. Ntabwo ari ubuhangange, ahubwo ndashima Yesu ko yamfasha akankomeza. Amen. Nindi yavuga ngo Yesu aramfata akankomeza. Ndamushimira ko yamfasha akankomeza ntande kure,
kuko andekuye naba nk'abandi, nawe akurekuye waba nk'abandi, ariko ashimwe ko yamfasha akankomeza, icyo ndakimushimiye. Yesu rero amagambo tugiye kuganiraho, wazura umwana wa Yayiro. Amen. Yesu yakoze imirimo ikomeye, ariyo igidutera guhagarara tudafite ubwoba bwo kuvuga ngo Yesu arakora. Amen. Kuko ntabwo agira ishusho yo guhinduka. Uwakoze kwa Yayiro n'uyu munsi niwe tukivuga. Ntabwo hari Yesu wo muri 80, habe hari Yesu wo muri 90, haze Yesu wo mu 2000. Yesu uko yari n'uyu munsi niko ari. Imana uko yahoze n'uyu munsi niko ikiri. Haleluya. Yesu rero wajya kuzura umwana wo kwa Yayiro. Abasomye ijambo ry'Imana mukamwarasomye Bibiliya, muzi impamvu ngo babwiye umutwaro w'isinagogi kuri umurongo wa 35, baramwegera bamubwira ati ariko ubwo urimo uraruhiriza icyo umwigisha ko byarangiye. Amena. Uyu mutwaro w'isinagogi akana ke kararwaye kararemba, arangije ajya gushaka Yesu, aramubwira ati umwana akana kanjye kameze nabi. Yesu ngo ahagurukana nawe agiye mu rugo rwe. Amena. Mu nzira bahagurutse bari kugenda, Yesu ahura na ambutiyaje. Haleluya. Ambutiyaje zahozeho. Yesu bahuye na ambutiyaje, hari umutabaje akana kararembye kagiye gupfa, ageze mu nzira ngo ahura n'ikivunge cy'abantu ngo bibi bibazo bikomeye. Amena. Noneho ureke na ambutiyaje ahura n'undi muntu utagira gahunda. Haleluya. Ahura n'umuntu utagira gahunda. Yahuye n'umuntu uvuga ngo uko yemara kose byose ni ugupfa. Uwo nawe bamukerereje mu nzira, yageze ambutiyaje ba abantu buzuye, ahise ahura n'undi nawe rero. Kandi nyamukuru hari akana karembye kari hariya bagasize karyamye, bagiye kumuhuruza. Yesu we na wa muntu udafite gahunda we uvuga ngo byose ni hahandi ni ugupfa, n'ubundi ntabwo ndiho. Yiyahura muri cya kivunge cy'abantu, ngo arangije aravuga ati uyu mugabo nanjye nubwo nta wanyakera ndevu kuri we, nubwo nta muntu wamumbwiriye, nta n'uwangiriye impuhwe nanjye ngo ajye kuntabariza, ariko nanjye ngiye kwirwanaho. Aravuga ati nitaye ari kujya, ngo arasekera muri ya ambutiyaje yuzuye, ngo aragenda mukora ku nshunda y'umwenda, ngo arangije aricecekera. Ibyo nabyo bihita bihagarika Yesu. Yesu arahagarara ngo hari unkozeho. Ariho Petero amubwira ati ariko se intumwa n'agatako nawe ubwo ko boze muri ambutiyaje nk'uko avuga ngo umuntu ankojejeho, agukojeje ambutiyaje ibintu byacitse, urajya kurata ngo bagukozeho. Mwatubuse ninde muntu utagukozeho muri abantu buzuya? Uko nawe tumeze twabuze uko dutambuka, kugukoraho ni ibisanzwe. Yesu aramubwira ngo hari unkozeho. Haleluya. Kuko hari imbaraga numvise imvuyemo. Haleluya. Aho hantu naho Yesu ahatinda akiri kudiskita n'abigishwa, bambwira ati ewana dukomeze rwose, abantu ni benshi nta muntu utagukozeho. Hanabwira ati oya, nimuzangira umuswa, nimuzangira umuswa, hari unkozeho. Numvishe ko hari imbaraga ivuye muri nge. Aho naho abagize ate arahatinze, ari kumwe na wa mutware, kandi akana yasize n'ubundi kenda gushiramo umwuka. Haleluya. Iri jambo Imana imfashe turigendanemo mu buryo bw'umwuka uryumve. Niyo mpamvu nanze guhita mpera kuri uyu murongo wa 35, aho ngo bahise baza bongorera wa mutware w'isinagogi baterega kakana byarangiye, nushaka umwigisha umurika we kumurushya. Amena. Yesu mu gihe yari abaza uwo yakoreye igitangaza ni wa mugore umaze imyaka 12 ari mugongo. Ubwo tugiye dufasha, hariho n'umuntu waba winjiye mu rusengero uyu munsi akavuga ati subwo ibyo bintu bimeze bite. Niyo mpamvu tuba tunyuzemo gutyo. Ahatinda yaramubaza umugore, atamubwira ati ni ngewe rwose ninjye wagukozeho.
ariko Yesu aramubwira ati kandi icyago nayo mfite gise gishira. Yesu aramubwira ati gendere. Haleluya. Nuko rero umutware batamubwira terega kakana wahururije Yesu nundi byarangiye, nushake mwihorere ngwino tugende tujye gutegura gahunda. Yesu aba yabumvisha, abumvisha abwira umutware ngo ntiyabyitaho ibintu bavuze, aramubwira ngo tugende. Haleluya. Aramubwira ati ngwino tugende. Noneho Yesu ubwabwaga umutware ngo aze bagende, ngo arangije ngo areba abagabo batatu bakwiye kujyana nawe, kandi yari afite intumwa 12. Abwira batatu abwira ati naba ari mwebwe muza. Afata Yohana, Petero na Yakobo. Amen. Arangije ngo bagezeyo, bakigera ngo asanga induru n'imiborogo. Urumva ahantu ako kana kari kamaze gupfa, ngo hari induru, ngo hari imiborogo, ngo hari urusaku rwinshi. Yesu anje abwira ngo bimeze bite ko musakuza, ko muriho musakuza muri kurira mwebwe n'ibiki? Bimeze bite? Ngo baramubwira nyine ngo akana kapfuye. Arabwira ati reka umwana ntabwo yapfuye. Ngo bagira gute? Ngo baramuseka. Haleluya. Ngo baramuseka. Uzi ko buriya Yesu ntabwo ajya kererwa. Haleluya. Nta nubwo ajya yica gahunda. Yesu ntakererwa, nta nica gahunda. Haleluya. Ariko hari abantu batabaje Yesu. Haleluya. Bakamutabaza bakamuhamagara bati nyamuneka Kristo biracitse birarangiye, banguka. Dore mu bana banjye Yesu banguka. Dore mu rugo rwanjye, dore mu kazi, dore mu busore bwanjye. Yesu ntabwo ajya yica gahunda, kandi Yesu ntabwo ajya kererwa. Haleluya. Iteka ryose Yesu aza mu gihe. Amen. Byashoboka ko uriya mwigisha wo mu sinagogi yahise avuga ati ariko nk'ubu koko igihe namutabarije ubu yahita azana ingoga, ntagenda ahagarara mu nzira, ubu koko akana kanjye kaba kapfuye. Ariko Yesu ntajya kererwa. Amen. Yesu ntabwo ajya kererwa. Uyu mugabo ibyamubayeho n'ibyabaye kwa Mariya na Marita, nabo ngo bamutumyeho. Yesu ntagira stress. Biracitse ngo aze yirukanka, aza yitonze, kuko aho ahagereye abagomba gukora icyo agomba gukora. Yesu ngo gira stress usanga ngo ubukoko oya, aho ahagereye akora icyo agomba gukora. Umuririmbyi mwarimbye ngo arahari nubwo utamubona, arahari nubwo utamukoraho, arahari. Haleluya. Waba waratabaje Yesu mu kwa mbere ukagira ngo byararangiye, yewe hakajya nana kweta ariko subu igihe wasengeye nushaka urekeraho. Ngo hari ibintu ubundi dukwiye kurekera ngo nitubisengere ngo birekera ngo ubwo nyine ngo nuko. Ariko reka nkubwire, Yesu ajyaza mu gihe, kandi Yesu apfa kuba yumvishe ngo ntabwo yirengagiza umwiyambaza. Amen. Uyu mwigisha wo mu sinagogi Yesu ngo agezeyo areba abantu buzuye aho, areba abantu bari aho ngaho, arabitegereza. Ariko nkunda Yesu ko Yesu ntabwo yerekwa. Haleluya. Yesu ntabwo yerekwa. Yesu arareba, ngo yitegereza ababoroga, yitegereza abavuza induru, igitangaza nabwo atari kurwo rusaku. We icyatumye avuga urusaku se niki? Uzi icyatumye avuga urusaku? Bari aho se babajwe nuko akana kapfuye ka Yayiro. Umwe avuga ati nabo nibumva uko bimera, nabo nibumve. Ariko Yesu ngo bitegereze, ngo ahita arabaheza. Haleluya. Arabanza arababwira ati urusaku, icyambere urusaku ni ruceceke, ntabwo nshaka ibintu binsakuriza.
Yesu ntakunda urusaku. Abavuga ngo ibitsakuriza n'ibiceceke, nimuceceke nta cyabaye. Haleluya. Amaze kubacecekesha abwira Petero ati entre, Yakobo entre, Yohana entre, Yayiro umugore, abandi abafunga. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, iki gitondo nuzuwe n'ijambo rivuga ngo gira ibintu heza. Haleluya. Hari ibintu dukwiye guheza. Uzi ko hari ibintu bituma tudasingira, ariko icyamukamenya Yohana, icyamukamenya Petero, icyamukamenya Yakobo, ukwiye kwinjirana nawe. Haleluya. Reka ibintu by'igihururu, senga Imana ikubwire Petero na Yohana na Yakobo. Aba ni abagabo bo kwizerwa. Petero ni intwari. Haleluya. Ukwiye kugira intwari mu bintu uri kunyuramo. Haleluya. Yakobo yari umugabo wuzuye kwihangana. Yohana yari umugabo wuzuye urukundo. Ukeneye kugira abo bantu muri icyo kigeragezo uhagazemo. Wowe sinzi niba byari byarangira neza, niba ukiri gukanyakanya wumva bikinyeganyegamo, shaka Yohana na Petero na Yakobo. Ubundi kitazabura ni umwana na nyina. Uti kubera iki? Ibintu bifite kugira abazabihamya, bavuge ngo twarabibonye. Haleluya. Yayiro n'umudamu we bagombaga kwahagarara bakajya babwira abantu bati pe yamuzuye tubireba. Buriya hari ibitangaza bitagira ubuhamya, ariko dukwiye kugira ibitangaza bifite ubuhamya. Haleluya, haleluya. Hahandi uhagarara abana batoya biriya bintu aratubeshya, ariko hari igihe hari abana bati twarabibonye, twari duhari, twarabyumvise. Imana ishimwe. Yesu rero ngo amaze gutoranyamo abo bantu ngo abandi abaheza, kandi abigishwa ntiyagendanaga nabo uko ari 9 bose yarabasize. Yesu ni igitangaza. Uko ari 9 bose yarabasize, aravuga ati dore nimuze mwebwe mwenyine, abandi bari butuvangire kwa Yayiro bituyobere. Amen. Ngo Yesu akinjira muri icyo cyumba. Haleluya. Yesu ngo arahagarara ngo afate kakana. Erega ntabwo yatinze, Yesu niyo yatinze. Mariya na Marita ngo Yesu asubiye i Betaniya baramubwiye ngo iyo ubuhari ntabwo musaza wacu aba yarapfuye. Haleluya. Iyo uba wari uhari ntabwo musaza wacu yari kuva mu mwuka, kuko twagutumye guhera mu ntangiriro uratubwira ngo iyo ndwara si yo kumwica, twongera tugutuma bikomeye ntabwo watugezeho. Ariko Yesu yababwiye ati ariko n'ibiki ko nabwiye ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe. Uzi impamvu Yesu wamutumye ukabona ntaje kuri cya gihe wabitekerezaga? Kwari ukugira ngo mu gihe gikwiriye iby'Imana ikora nk'uko twabiririmbye abantu bose bazabibone. Buriya Yesu iyo agihitaza akikubita, niba ari muri clinique simbizi, niba ari hehe, akikubitamo Mariya na Marita na musaza bagahita abwira azati kira mu izina ryanjye, abantu se bari kumenya ko Yesu akora ibitangaza? Haleluya. Ntabwo abantu bari kumenya gukora kw'Imana, ariko hari ibintu Yesu ajya yihorera atari uko atumvise, atari uko atanahagurutse. Yesu arimo araza gusanga, Yesu arimo araza ajya kwinjira mu byawe. Reka nkubwire, ntukavuge ngo byarakererewe. Yesu azi iteka ryose mu gihe. Amen. Byararangiye,
yewe n'abantu bakagucira witeka n'ibintu byose nawe n'amaso yawe kuko ukabibona. Ariko reka nkubwire, nitumara guheza hari ibintu uzi ko ushobora gusenga aho kugira ngo umuntu avuge ngo ubuntu bw'Imana bumubeho, ahubwo akajya yatura ati bikomere bikare bigeraho adatekereza. Ntimubizi no mu butayu ngo bajya bagenda bagiye gufunga ibintu by'abantu, bandi bakabavuma, abandi babati arindagire yumve. Ariko reka nkubwire, Yesu yarumvise, kandi Yesu, haleluya, Yesu nibyo ngibyo arabizi. Ntabwo ngo Yesu niyerekwe, Yesu arareba. Amena. Yesu amaze kubaheza, hari ibitangaza bikoreka. Yesu hari ibintu bibanje guhezwa, hari ibintu bibanje kwigira ku ruhande. Haleluya. Abasakuza nduzi ko atari no kurira, bari gusakuza ukagira ngo bari kurira kandi basakuza. Babeshya batarirana nawe, ahubwo bakwifuriza ikibi. Ariko reka nkubwire ngo Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Haleluya. Azapfa atabyaye. Yesu wavuganye nawe azaguha kubyara. Azapfa kuriya, oya ntabwo uzapfa gutyo ukiri imbere y'Imana. Haleluya. Yesu arangije nkabona ibyo bintu byose biri kwa Yayiro, ngo hari abantu benshi pe mu bigaragara bari bahari, bose bahuruye bahagurutse rwose, ngo si imiborogo si urusaku. Ariko Yesu abirebye ahita abona ko ataba abantu bari mu rusaku gusa. Haleluya. Haleluya. Ariko iki gitondo turi ku itariki ya 18. Amena. Yesu mugiye kwinjiranamo. Yesu mugiye kwinjiranamo. Namara guhoza bya bindi byose aravuga ijambo rikomeye. Arangije ngo aravuga ngo Yesu ugira ngo biramusaba iminsi 40. Yesu yaravuze gusa ngo gakobwa. Haleluya. Haleluya. Abongo gakobwa abivuga mu kirimi cyangwa tarisa 10, bivuga ngo gakobwa haguruka. Yesu ashimwe. Ngo ako kanya iyo ukomeje hasi, ntabwo nashatse ko dukomeza ibi byanditswe, namwe mujye mutaha musome. Ngo uwo mwana ngo ahita arabyuka. Se na nyina bongera kumubona ari muzima. Haleluya. Arababwira ati nimwakire, ibisigaye ni ibyanyu. Kandi ibyo byose abikora bakiri hahandi. Amena. Bakiri muri cya cyumba Yesu abandi bose yamaze kubaheza. Aramubwira ati mwakira agakobwa kanyu. Amen. Yesu ntabwo ajya atinda, iteka ryose aza mu gihe. Haleluya. Haleluya. Yesu ageze mu gihe rero, uzi yuko gutinda kwa Yesu ari inyungu zacu. Amen. Aho haruwanera ibuye. Gutinda kwa Yesu uzi ko ari inyungu zawe se? Hari ibintu rimwe na rimwe ni inyungu zacu. Amen. Hari ibintu abagira ngo banze umenye, hari ibintu abagira ngo banze usobanukirwe, hari ibintu abagira ngo ubanze ugere ahantu wige ku kintu, wige ku bantu, wige ku bintu, wige. Haleluya. Noneho igihe uzaba umaze gusingira uzamenye ukuntu umuntu abasha kwitwara. Hari igihe umuntu abagenda nk'umwana w'igitambambuga, wibereye umwana w'igitambambuga, ibintu byose ukavuga ati ariko se oya, yewe n'umuhanuzi yakugera abwira ukavuga ati oya ntabwo ibyo bishoboka rwose, oya. Ariko nyamara atavangiwe, wakwikubita akanyarira bakubwira ijambo ati gute koko mbana na Anje, mbana na Madorini, turasengana, tugirana ibihe, ni gute Madorini
yansabira ikibi siyo amadori kandi turasengana yewe iminsi 3 twayifata tutarya tutanywa uri kunyumva ibaza iminsi 3 wicaranye n'umuntu wowe ufungura gafunga iminsi 3 wowe ufungura mu izina rya Yesu ndafungura ibyo Satani yafunze nawe agahita bifunga urumva urwo rungabangabo none ugahera mu icyo kintu cy'amasengesho adashira kumbe uri kumwe n'umuntu ufunga nubwo ufungura amen ukaba wicaranye n'umuntu afunga amanywa nijoro nawe ukiwicyuye umusatsi ukagupfukaho yewe ukagenda ugashira kumbe ntabwo uri kumwe na Petero wogacwa we wibereye hamwe na Yuda uriya Yuda nubwo abaga mu ntumwa Yuda nta muntu yari gusabira umugisha Yuda ikintu yireberaga yarebaga impiya gusa Yuda ngo ramuzanaho impuhwe Yuda nta mpuhwe yagiraga Filipo ni mumuzi ntabwo muzi Filipo muramuzi cyane ntabwo muzi ntabwo mwibuka Yesu ubwo yaramaranye n'abantu iminsi 3 ku musozi akabwira ati abantu ko mbona bameze nabi koko ubu baragera mu mihana y'iwabo ababwira ati ariko ari cyo twakora Filipo atariko Yesu we taba abantu ukuntu bangana aba bantu ni benshi ikindi twifitiye idenariyo zingahe twifitiye udufite ungahe ubusura urabona natwe nibiri buduhaze bareke bagende abagwa mu nzira bagende abandi bazavuka Yesu aramureba urumva Filipo ubwo urumva Filipo yari kwinjira kwa Yayiro yako yavuga ati kwa Yayiro ubu turahakura iki kwa Yayiro Yesu aravuga ati uwo ngo aza gusabira umugisha nta mpuhwe nta mbabazi amena haba umuntu ariko Yohana yari umunyabuntu yari yuzuye imbabazi haleluya yari afite urukundo Yohana yari yuzuye urukundo ku buryo yababaranaga n'abababaye rero Yesu avuga ati uyu muntu umeze gutya nituzajya tugeraho bikomeye azajya koko yitanga amaramaje twese dufatanye ibintu bigende neza yitegereza Petero yari intwari nta kintu yatinyaga haleluya n'ikimenyimenyi ku musozo w'umwami Yesu yari ahari Marigre yari ahari avuga ati njyewe Yesu tuzagendana tuzinjirana hose njyewe nawe Petero yari umuntu w'intwari uzi kumaramaza atitaye haleluya Yesu akavuga ati uyu mugabo nawe arimo ikintu amena haleluya Yakobo yagiraga kwihangana buri kintu cyose akaba ati Yakobo nituninjira ahantu bakadutuka Yakobo ari bwihangane ariko Filipo arwita abubwira ati ariko wahamagaye ijoni z'ijuru zikamanuka zikabatwika bakareka kudushetesha umutwe amena merutse kubona umuntu yapostinze akututuntu hari umuntu waje nakututuntu mudukoraye hari ibintu abantu bashobora kuzavamo ibintu bikomeye hari ibintu abantu bakora bati yaba namenyaguye umuntu nkambwira nti gira ibintu by'ubushakashatsi ukora uzavamo ukomeye kubera utuntu turaho wenda ukabona ko nyine umuntu yavumbuye si byo se bakaba bashobora kuzavumbura ikindi kintu cy'umumaro kuko hari ibintu ukabona abantu kabisa bafitemo ubwenge mbona umuntu ari kujya kuvuga ubutumwa sinzi niba undi wakabonye nakikirundi arambwira ngo Yesu akivuga ngo Yesu ngo abati njyewe ibyo bya Yesu abamukubisa urushyi wowe nasono uzi imisozi nzenguruka uza amajoro ndara urampemba urumva nyumvira uwo muntu rero n'umuntu umwe wese warimo abantu bameze batyo ariko baraduteshereza iki gihe wahamagaye bakabona yuko uri igitangaza haleluya kandi Yesu yaje kutubera urugero rwiza rwo kunyura mu bintu byose ukihangana bakamutuka ngo akanyerera akabavamo akabihorera
ngo hari n'igihe benze kumutembagaza mu manga kandi yari afite ubutware n'ubushobozi pe bwo guhita avuga ati data manura ingabo zawe cyangwa manura umuriro utubatwika bagashya bagashira, ariko Yesu ngo yahitaga banyuramo ngo akabiyufura akigendera. Haleluya. Rero Yesu yaje kutubera icyitegererezo. Ngaho umva ubwo butumwa, mukubise urushyi rwiza ati wowe nasoni uzi imisozi mbanerera urampemba, none se ubwo iyo naferi ubutumwa bwiza ubuvuga bumva, ukabuvuga batumva, ukabuvuga batuka, ukabuvuga bahakana, Imana igakora bagahakana ikazana ikindi kimenyetso bagahakana, ariko ukabikora kuko yagutumye nizabisobanura. Haleluya. Ariko hari abantu batabasha kubyihanganira, niyo mpamvu mu bintu byose ducamo dukeneye kugendana n'abo bantu. Haleluya. Abo bantu ibaze Yesu, usomye uzasome Matayo, usome Mariko, ukomeze Luka, ukomeze Yohana, uzabona Yesu no kujya kurira ku musozi ngo ko yakoraga ibitangaza bwakwira akazamuka ku musozi, yazamukanaga n'aba bagabo. N'igihe habaga uyerekanya ububasha niko naryita, ngubwo Yesu yari ku musozi ngo ubwiza bw'Imana bukuruka, noneho ngo ba Petero bajya kubona akabona Mose na Eliya. Haleluya. Nuvuga ngo Mose yahereje Eliya, tuva mu gihe cy'amategeko twinjira mu cy'ubuhanuzi, Eliya nawe ohereza Yesu, tuva mu gihe cy'ubuhanuzi twinjira mu gihe cy'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ngo ikiriya gihe Yesu ari kumwe nande, kandi tubiririmba buri munsi, ariko ubu ushobora ko umuntu ashobora ati ari kumwe, amen, kandi turanabiririmba. Igihe Yesu yarari ku musozi, nuko rwose. Haleluya. Haleluya. Aba bantu uzasanga ahantu hose ibintu Yesu yajyaga kwinjiramo by'ibanga yajyanaga n'aba bagabo. Amen. Aho urugamba rumukomereye bazamukanaga umusozi. Haleluya. Haleluya. Ariko ninde muzamukana? Ninde muzamukana? Ninde muzamukana? Urazamukana na Yuda, ukazamukana na Yuda, ukazamukana na Yuda umusozi. Yuda umusozi mwazamukanye nta mikino wamuzanaho, ni nk'uriya mugabo. Yuda ugomba kubanza ukamwishyura. Nawe nturiho ariko ugiye gushaka nayo kwishyura. Wabuza y'inzu ariko Yuda uti yewe birakaze tuzamuke, ati sawa. Aya peteroli arihe niba bacana yo peteroli ku musozi? Aya buja arihe? Amadolari 100 ku musozi. Urumva? Ubwo uwo muntu agiye gusenga cyangwa yibereye mu biguzi gusa. Menya umuntu muzamukana umusozi. Haleluya. Amenya amarira ufite yuko ari amarira. Haleluya. Mufatanye. Imana ishimwe. Yohana kubera impuhwe n'imbabazi yarazi gufatanya n'abababaye, akamenya ukuntu abagenza, akavuga ngo nibyo Yesu yagira icyo abakorera. Kandi kuko Yohana yari inkoramutima ya Yesu, yahitaga amwegera ati mwigisha, uyu muntu arababaye. Filipo ngo ati bidutesha igihe dayeri ubushize twaraje baradupinga baratutembagaza batwirukankana kuri uyu musozi, nuzi ko no gusubira i Betaniya ariko bamubwiye se ba Filipo na ba Yuda, aho yatakose mwigisha ubu koko uradusubiza i Betaniya, ntuzi ubushize ukuntu twahavuye? Yesu arabwira ati tugende. Haleluya. Haleluya. Yesu yarageze kwa Yayiro, naho yabonye yuko ari abantu bakwiye kwinjirana. Injirana n'intwari,
winjane n'abizerwa, winjane n'abantu bazi kwihangana. Umusozi nuwurambaho barambane nawe, bakubera inkomezi, bajya bakubwira ngo nta joro ridaca, bajya bakubwira ngo Imana iracyakora. Ariko haraho umuntu yavuga ati oya, ushatse rekeraho, rekeraho, kandi umusozi uracyawufite imbere yawe. Bati rekeraho, si wayihamagaye, ntitwayibwiye na cyagiye, turekeraho. Ariko ndakwifuriza kuzinjiramo hari ibintu wafatiye decision, uvuge ngo niki, uvuge ngo na kiriya. Hari ibintu, hari abantu uvuge ngo nabariya. Hari n'abantu baduheza mu rungabangabo, bakaduheza mu rungabangabo aho kugira ngo tugeraho twateguriwe, tugahera tuzenguruka umusozi, tuzenguruka umusozi. Haleluya. Ariko umwaka tugiye kwinjiramo, haleluya, hari ibyo Imana yavuzeho mu byo izatubwira. Haleluya. Ariko reka mbabwire no mu bintu bindi Imana izakora muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Ubwo nyine ndakavuga gakeya, gake, kuko uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka umuntu agiye kubona Imana, ukayibona wowe ubwawe. Haleluya. Ubu twavuga ngo Imana ya Emile ngo yahaye Emile akazi, yo ni Imana ye yabonye, nanjye nkwiye kuvuga iyanjye nabonye. Haleluya. Nawe ugiye kuvuga iyawe uyu mwaka rero, kugira ngo ubone Imana yawe uzabashe kwihamya. Nuko hari ibintu uri busezerere, nuko hari abantu uri busezerere. Amen. Haleluya. Ukavuga ngo birahagije, birahagije. Reka nkubwire, Yesu ntabwo yakerewe. Haracyari ibyiringiro. Yagira uwongera kukubwira ngo rekeraho, komeza umuhamagare, umere nka Barutimayo warahamagara ngo Yesu mwana Dawidi, mbabarira, mbabarira. Ngo baramucyaha, ariko ngo uko mucyaha arushaho gutaka, aravuga ngo Yesu mwana Dawidi, mbabarira. Haleluya. Imana ishimwe. Igihe n'iki ngiki, ari igihe umuntu yicara akajya avuga ati kweri igihe nayibwiriye, nawe ubwe nubwo atagira uwabwira, ariko akumva Yesu yarakerewe, akumva Yesu. Imana igitugirira neza. Rimwe na rimwe yakumva Imana akavuga ngo oya, ntabwo ibyo byashoboka. Nabitegereje igihe, nabyumvishe igihe, nayibwiye igihe, ariko byararangiye. Ariko reka nkubwire, Yesu ntajya akerererwa. Kabone nubwo yahura n'ibintu byinshi bituma akererwa mu nzira ari kunyuramo. Erega n'igihe akaza pe, akaza. Yayiro ntiyari ari kumwe nawe, bari kumwe, yanahagurutse ari umuhagurukije. Ariko Yayiro, Yesu abyitegereje, yitegereje n'uriya mugore atumye akirererwa mu nzira, abona umugore nyuma y'imyaka 12, umugore ibintu byose yabimariye mu bavuzi. Aravuga ngo oya, hari igihe Yesu abanza kunyura kuri mugenzi wawe urembye kukurusha. Hari igihe anyura ahantu hakomeye, ariko aho hose kuba yahanyura ntabwo bivuze ko randevu yawe yakuweho. Amena. Uzi ko randevu yawe na Yesu ikiriho. Randevu yawe na Yesu iracyahari, ntabwo yayihinduye. Yesu ashimwe. Yavuganye nawe ko aje kuguha inzu, yavuganye nawe ko kuvanya mu bukode. Yesu aracyari wabikora, humura. Ntabwo randevu yawe yavanyweho nuko yatinze mu nzira. Haleluya. Yesu aracyakuzirikana, Yesu aracyari kuza mu byawe, kandi araje. Ariko reka nkubwire, hitugira ibintu heza, hitugira abantu heza, hitugira ibintu ushyira ku ruhande, kugira ngo Yesu ahamagare bya bindi byawe. Kwa Yayiro yahamagaye kariya gakobwa, wowe nawe sinzi ibyo agiye guhamagara. Wowe urabizi kundusha, kuko uzi ibyo wamutumiriyeho. Amen. Ibyo wamutumiriyeho urabizi kundusha. Yesu nashimwe. Icyo wamutumiriyeho rero, Yesu araje. Nushaka ubona nawe bavuga ngo byararangiye, ntabwo byarangiye. Yesu araje. Nabigeramo uhita ukora icyo kumenya abo muri bwinjirane, ubundi bindi
tuzahagarara hano dushima Imana. Yesu arakugiriye neza, Yesu abiteho, muzasoze uyu mwaka neza, ibyo Imana iri kuvuga bigusohorereho, amaso yawe abirebe, ahari hari umwijima hagaragara umucyo, ahari agahinda hagaragara umunezero, ibyari kwihera usubirana ibyiringiro, ibidashoboka kuri Yesu birashobotse mu izina rya Yesu. Amen.